maze bafite amagambo amaranye iminsi ngo Rwanda ngo rutera inkunga mu 23 ngo reka sinakubwira none wowe ufite na faveur yo kurwanira muri Kongo ufite division zawe n'ibikoresho uhabwa n'ababirigi warwanye ukavuga kamatiko urarizwa n'iki kumusirikare kundi ko nta urasa amashaza muri mwebwe sibyo n'ikindi nakubwira bara muri tactique z'intambara iyo uvuze ngo igihugu gifashe inyeshyamba kuko cyo ntabwo kiba kibyemera kikanabihakana niyo mpamvu mu 23 avuga ati n'abasirikare bakaze kuko batsinze ingabo zifite go ahead ya Loni ya African Union abo n'abasavuzika South Africa n'abandi bose by the way umuntu dukurikiye umuntu uzi ko mu 23 yamutsinze nta ngabo z'intege nke yajyanye z'igihugu cye kuvuga na situation muri Uvira ngo aba bantu amabanki yuzuye abantu barimo kubikuza vuba cyane amafaranga yabo services z'abinjira n'abasohoka immigration zirimo gutanga impapuro z'inzira z'agateganyo temporary passes ndetse icyambu cya Karundu cyuzuye ngo abagenzi berekeza ikaremi Kavimvira naho hari akavuyo kenshi hamwe n'abantu bamwe barimo n'abakomeye mu gisirikare berekeza mu Burundi. Yego bamwe bati ibi bintu ko bishobora kusa n'ibihuye n'Igoma ku byabaye muri Mutarama ubwo ni umwaka ushize. M23 iteka ubona ko irwana ikubita icyuma kibanje guhora. Yego. Kandi ubundi umucuzi wa nyawe akubita icyuma kigishyushye. Nimwe mukeneye inzira. Izi nyeshyamba zabaye gute? Izi M23 no mu gufata Goma yarabanje bacira amarenga. Lawrence Kanyuka yaranditse biri mu bigize amategeko mpuzamahanga y'imikorere y'intambara. Iyo urindira imbere. Uvira rero imbere yayo hari inyanja. Urumva? Niyo mpamvu yaba finale nziza y'uburinzi. Bagombye guhuta bagafata Uvira ku buryo bwihuse. Ibi bintu byose bakayiburizamo. Urumva? Utaravuyemo biramureba sibo bamwohereje. Ngo humvikanye amasasu menshi cyane kandi y'imbunda ziremereye. Ibishaka kwata ku Burundi kuko Burundi iyo filozofi burimo kuyibona. Yego. Igihe barasiraga muri Rugombo. Urumva? Nayo iri kwinjira Rugombo. Sibyo? Igihe ubungu bageze za Cibitoki naho bahambuka. N'ikimenyimenyi ntago M23 yirabarasa mu buryo bwo offensive. Nubundi barasa defensively. Imana zabahirura ko idashira. Hari amagambo minister ubanye n'amahanga w'u Burundi Dr. Edward Bizimana yavuze ariko mbona abarundi basa n'abamusamiye hejuru. Yavuze ngo kize kandi. Aho yavuze ati nyuma y'abasirikare benshi b'igihugu cyabo bapfiriye mu ntambara iri kubera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko ingabo z'u Burundi zakomye mu nkokora abarwanyi ba FCM23. Zibabuza gufata ibice byinshi. Iyo bavuga muri mu gihe bari gusatira Uvira nabonye abarundi bamwihaye. Muri 5W ushiramo weya nyine natubwire when and where. Ushaka gusokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de passage yakira abageni ndetse n'aba diaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 0780443787 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. Send the vulnerable nitagira ikintu hindura muri politike yayo. Seriously igihe South Africa yacaga isheni igihe Tanzania yacaga isheni ariko babarusha ubutwari kuki bataciye isheni ngo bagende kuki badede bumva yuko kuvana ingabo zabo muri Kongo ari kimwaro Rwanda iki maze bafite amagambo amaranye iminsi ngo Rwanda ngo rutera inkunga mu 23 ngo reka sinakubwira bajya mu mibare bakagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Okay shikama none wowe ufite na faveur yo kurwanira muri Kongo ufite division zawe n'ibikoresho uhabwa n'ababirigi warwanye ukavuga kamatiko urarizwa n'iki kumusirikare kundi ko nta urasa amashaza muri mwebwe sibyo. N'ikindi nakubwira bara muri tactique z'intambara iyo uvuze ngo igihugu gifashe inyeshyamba kuko cyo ntabwo kiba kibyemera kikanabihakana ubwo bufasha uvuga ntukwiye kubwitirira igihugu. Uzi impamvu udakwiye kubwitirira igihugu? Nuko bene ubwo bufasha ushobora kubwitirira igihugu kandi butemewe ku rwego mpuzamahanga bityo bigatuma nicyo wita ubufasha uko mbitekereza giyewe ntabwo itubufasha giyewe kuko General Kurege yaravuze ngo bafasha M23 yaba arafashe Kinshasa niko yabwiye itangazamakuru
none u Rwanda ruhuje wa mugani indirimbo yakayirebwa rukaza muri intambara rukaza n'intwaro zazo mu kirere ku butaka no mu mazi bose bari abarundi baherera he ntagiye kukubeshya burya iyo mifashirize mwita clandestin mwebwe niba muyemera gutyo nk'abarundi sibyo Sandri ntabwo uzambwira ngo wakura ku bitwaro bigenda ku minyururu ngo ugiye mu kindi gihugu uvuga ko udashobora kujya kooperatingiramo sibyo ntiwakora ku ndege z'intambara zawe kabuhariwe ntiwakora ariko mwebwe nk'abarundi none muzi ngo mwagiye mufite faveur y'igisirikare cya leta mwajyanye byose ibyo mutajyanye n'ibyo mudafite mwagiye mwese niyo mpamvu mu Ventura avuga ati n'abasirikare bakaze kuko batsinze ingabo zifite go ahead ya Loni ya African Union abo n'Abasouth Africa n'abandi bose by the way umuntu dukurikiye umuntu uzi ko mu Ventura yamutsinze nta ngabo z'intege nke yajyanye z'igihugu cye yakoze ku ngabo zikoko zikomeza igihugu cye aho tuhumvikane neza Tanzania ntiyakoze ku ngabo ziri fake zayo yajyanye zifite imbaraga karundura amara bikora ku ngabo yizeye zikomeye urumva mu Ventura irabanihura none barahonga bari mu magambo gusa ubwo koko bumva bimwe mu bihugu bashyira mu majwi byinjiye muri intambara niba batsinzura na mu Ventura ikabananira byinjiyemo icyo bita noir cerebral sibyo ntago Burundi bwavuga biriye urumva icyo bita guhanagura ya reka twikomereze marshana ndabona aka kanya turi kuvugana situation muri Uvira ngo aba bantu amabanki yuzuye abantu barimo kubikuza vuba cyane amafaranga yabo serivisi z'abinjira n'abasohoka immigration zirimo gutanga impapuro z'inzira z'agateganyo temporary passes ndetse icyambu cya Karundu cyuzuye ngo abagenzi berekeza ikaremi Kavimvira naho hari akavuyo kenshi hamwe n'abantu bamwe barimo n'abakomeye mu gisirikare berekeza mu Burundi yego bamwe bati ibi bintu ko bishobora kusa n'ibihuye n'Igoma ku byabaye muri Mutarama ubwo ni umwaka ushize ubundi amakosa igisa n'amakosa mbega njya mbona kuri M23 FC urumva yego ni ikintu cyo gusuzugura mu keba mu Rwanda M23 iteka ubona ko irwana ibanje ikubita icyuma kibanje guhora yego kandi ubundi umucuzi wa nyawe akubita icyuma kigishyushye buriya nturebe ngo twumva amakuru umwe twayapinga ngo ntago ari ukuri ngo ntituyafitiye source iri credible ntugire ngo ibirimo kuvuga ko M23 ishobora kuba ari amasaha 48 abarundi kubanza gukinjura n'ingabo zabo ntugire ngo ntibishobora kuba ari byo ariko M23 njye bahamagara no mazina mwebwe abarundi babaha amasaha 48 kugira ngo mukinjure ari mwe mukeneye inzira izi nyeshyamba zabaye gute izi M23 no mu gufata Goma yarabanje bacira amarenga Lawrence Kanyuka yaranditse biri mu bigize amategeko mpuzamahanga y'imikorere y'intambara ntabwo ndimo kubave bakunde yego ariko bari runingo bararwana barikwega bagenda bikwega na kiriba basanga bagira gute yego hari wakubwira ati aho kugira ngo ujye kugigugurana n'abantu bare kubanza baho umwanya bahunge abazaye bagaruka ndabyumva ariko se yagiye ikora igitendo kamiri urumva nka buri yifata kamanyora nibiri kavuga tugiye ruvungi ngo nakubwiye ko muri defense wizera ko ufite ahantu ariko ufite ahandi hakubye gatatu imbere abaturage bakamanyora bamwe bari vulnerable buriya nuko batabizi ntabwo bari barindiwe ikamanyora ntabwo na Katogota nubwo bari bahari ariko hari hafi ya Kamanyora bari yego niyo bajya ruvungi ariko bahari n'indi rubanda ibyo nabyo tubyumve kimwe kandi ikeneye kurindwa ariko iyo urindira imbere Uvira rero imbere yayo hari inyanja urumva niyo mpamvu yaba finale nziza y'uburinzi wasigara uhanganye n'ibitero byo mu mazi amasikare mushe turutse mu mazi ariko burya na amahirwe iyo ufite urugamba rimo kurwana rujya kuri extremité y'ahantu werekeza kuko nta duye ubutegereze cyane ahakurikiye aho ngaho kuri next ya Uvira nta gihari next ya Uvira hari Tanganyika turimo kujyana hakaba no Burundi kandi haga mu Ventura enda kwengejinga ubu ngubu no minsi ntambara no Burundi nta mpamvu inahari uyu munsi urumva kirekanye inzika zizaza nyuma ne hatagiye ku Burundi so no kuvuga iki rero M23 nyine ubona ari abantu bigize abantu barwana nk'ingabo ziri conventional professional imbere y'inkibibi tuvugisha ukuri mu commentaire bazabitubwira utuntu tw'utu green light M23 igiye abantu barwana yego koko twereje amategeko iyo idukeneye ntiyaduhabwa nato ntibishoboka none wumvaga batanga amasanga ahemasha bagombye guhuta bagafata Uvira ku buryo bwihuse ibi bintu byose bakayiburizamo urumva utaravuyemo biramureba sibo bamwohereje byaba ngombwa n'ingabo z'undi zagotewemo zikaza gusaba uburenganzira ko abanyafrika baje kubusaba ayo mu bambere bakavamo tuba kujyana kuko ikintu ashidikanya mu 23 ifite imbaraga nta hirarwana ngo itsindwe
rero niba utararwana ngo utsindwe ahantu ubwo n'ahandi wahafata wahashobora. Ubu ngubu bavuye Kamanyura, Katogota, Ruvungi banyarutse, Sanje bayikuyemo n'iki ntabwo ubona ko harimo akantu k'amaferi ko kuba badashaka kuvuza amadebe no kunyeganyeza ibintu muri Uvira ngo abantu banze bagende babishyuye bagende bafitiye impuhwe. ariko nanone ntuze Marshal nubwo uri kuvuga gutyo ahantu hose aho ndanabona muri Sanje abo bafashe ngo humvikanye amasasu menshi cyane kandi y'imbunda ziremereye. Nkibaza niba iyi saha bikimeze gutyo ntago nekereza ko gufata Uvira nyine n'ubundi bari mu cyerekezo sibyo bajya kuvuga uti bakuremo ibihanga bagenda bafata uduce kugeza kuri iyi saha nimba bageze muri aka gace urumva bitari ko biraza ntago bahihereza. Icyo mvuga nabo baba barwana bafite imbunda, ariko ibi bintu barabikora intambara tuyikavarinze imyaka igeze kuri 5 urumva barabikora ibintu byo gushaka kubahiriza ibyabo uwo hakurya tubahirije. Uzarebe abarundi babarasheho babasubiza ku munsi wa 3 bari bategereje iki niba ushaka ubu wa 0 giyewe cyujyohereza irya mbere nanjye ndahita ngutumira irindi. Ikibazo kiri hehese wese ko yakurasheho. Ese M23 ikeka ko ari umuntu ifite imwe muri aka karere impuhwe se bayifitiye ni ibirungo bayishakiye byo kwikusanyiriza amahanga yose no kuza kwigirira nabi. No niba umuntu afite ubukana 100 kuba 7 wowe ugire 700 sibyo reka kugenda diplomasi militaire baho urumva ariko diplomasi militaire ntabwo ari kiliziya na misa ya 2 na 3 n'urubyiruko. Ese Marshal turahi Tanzania koko yohereje abantu kuko nge nabyumvise ariko ntago numvise ko Tanzania yakongera bo kugira gute ngo muri ngo amato yabo yabonetse muri ntuze muri Tanganyika ngo nabo ngo ari ingabo ngo bashaka kwabohereje zo guzana no gutanga umusada. Simbizi tutekereza ko ibyo bintu byashoboka bakongera Tanzania ubu kurinda iki se burasa babarinda iki uracyara umujyi urinzwe n'abatanzania kereka Burundi bwa bitabaje inyeshyamba zisadukurikirana zikatuzira mu gihugu kandi abarundi nabo bazi imibare. None se M23 ifite Kamanyura ifite Katogota ifite long distance kuntuze alongside plain ya Rusizi ngo rero umuntu uvuga Rusizi wenyine ngo abanyarwanda ngo hafi ya twese tuvuga Rusizi wagiye wagushima muri comment Rusizi ni giki yego ubundi hano mu Rwanda bamaze gufata ngo buso burenga ibirometero 50 mu Rwanda tuvuga Ubugarama mu Burundi bavuga Imbo naho muri Kongo bakavuga ibintu by'Urusizi n'iki byose ariko ni Rusizi. Icyo mvuze ni iki rero iyo M23 ibishaka kwata ku Burundi kuko Burundi iyo filozofi burimo kuyibona yego igihe barasiraga muri Rugombo urumva nayo iri kwinjira Rugombo sibyo igihe ubungu bageze za Cibitoki naho bahambuka n'ikimenyimenyi ntago M23 yari barasa mu buryo bwa offensive n'ubundi barasa defensively abarundi barishwa yuko M23 nta intention yo kurwana nabifite yego none se barajya guhuruza Tanzania kubera iki kandi bafite muri zo ngabo zikomeye da bazi ndayishimiye bavuze ngo turazifite ngabo zikomeye ngo sha yakoze umuntu mu general nawe yikoze isoni kuriya atangariza intambara mu ntuze Marshal mbabarira ubundi wavuze ko ibintu batabisekamo ubundi ko biriva aka courage wumiwe aho ngaho gusura twita bapfu no kuvuga ngo nta intention ya M23 kuko ntago iraga byitero ku Burundi atari gusubiza ibyo yagabweho. None arimo kurwanya intambara ya revolution gusa n'iki Burundi bwifuza bwifuza ko intambara yaba intambara mpuzamahanga. M23 igomba kurespondinga gusubiza ku cyifuzo cy'u Burundi. Igomba gukora ibishoboka byose keeping a restraint ku buryo intambara itabamo ikintu mpuzamahanga Kigali kinini cyane. Abarundi byo barasiri wabo nibyo bashaka ihinjire igire gute idekarare ko kabaye ibintu nk'ibyo ngibyo. I don't know. Icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki rero. Ingabo za Tanzania ziraza gukora iki n'indi ugeramiwe muri Kongo. Iyo habaryamiye Kongo azisace bari kuzikontrona zikahita zijyayo ako kanya. Gusa umuntu ugiye kuvuga ngo mayishane ngo urivuguruza ngo yigeze kuvuga ko Chato muri Tanzania kiranga abasirikare b'Afrika y'Epfo ngo kandi ngo bajya i Burundi kugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Nta ntambara nimwe ku isi baho ibyo bita amakooperation bilateral ko Tanzania ifitanye umubano n'ingabo za Kongo nta kantu k'inkungu ubona ku nshuti yawe. Buriya rero nk'uwo mu ntambara ya Ukraine Ubwongereza nibwo butanga amakuru yose y'ubutasi MI5 nyina ngo y'Abongereza buri gitondo cya kabiri ku munsi butanga amakuru ya reconnaissance na intelligence igisirikare cya Ukraine gikoresha bwo ibyo biyemeje Amerika igatanga imbunda n'Abafaransa Abadage bagatanga ibintu uko bagiye babigabana yego
buriya rero mu ntambara utanizana n'amayinite y'abakomando y'abatanzania bagutiza n'ubwo butasi barabufite bukomeye, bagutiza si uko wenda nta ruhare bagira, ariko iyo uzanye ingabo binsaba kuba nabibona n'amaso nkavuga nti hari umuntu wabibonye, wabonye ayo mato it's okay. Ariko amato ya Tanzania yazaje no kurinda umupaka wabo kuko nabo bakora kuri Tanganyika, nta bubizi nta bubibona gute. Kandi ikindi cya kabiri, iyo Tanzania yabaye kibumba noneho irwana itari guhishwa, sibyo, yego, itari kamufure. Iyo Tanzania yarwanye kenshi muri Kongo, ubundi ireke nayize yongera isogongera umuriro wa kibumba sibyo, izanye siyengere yanashyashya mu ntambara iramutse zinaje koko. Uyu munsi tare 9 bari mu myigaragambyo, byabazambanye iwabo babure kujya gukiza ibyo wabo, n'ubu bari mu myigaragambyo mo gutwika ibintu byose. Dar es Salaam ubuzima bwahagaze, mwaza narusha nabonye ngo batanze naguma mu rwo uyu munsi umwe niba hamwe none se marsha uzaza wese ino ntambara azaraswa, ageraswa amasasu ya rapidi, araswe singo, urumva, yego, yumva icyo bita umwoto w'imbundu ukuntu umeze. Ariko hari abantu badashaka kumva ko kuba zaraswa bazazi ubwo nyine Imana izabahirura uko idashira. Hari amagambo Minister w'ubanye n'amahanga w'u Burundi Dr. Edward Bizimana yavuze, ariko mbona abarundi basa n'abamusamiye hejuru. Yavuze ngo kize kandi aho yavuze ati nyuma y'abasirikare benshi b'igihugu cyabo bapfiriye mu ntambara iri kubera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, yavuze ko ingabo z'u Burundi zakomye mu nkokora abarwanyi ba FCM 23 zibabuza gufata ibice byinshi. Iyo bavuga muri mu gihe bari gusatira Uvira nabonye abarundi bamwihaye muri 5W ushyiramo weya nyine natubwire when and where, hehe ryari, ubwo no kuvuga ko mushaki se ngungu, ariko mwamundirimbisha mushaki ngungu. Oya, ubwo bari kuba bagafashe Uvira, ariko uyu munsi oya jewe mbwira kuri Twitter bimwandikira mbwire okay mwabashije ko mventura imbere ndabanza wano mweso Gicanga Mushaki Ngungu Bweramana Minova Katogota Nombi Kavumu Rubaya Bukavu Kamanyora Ruvungi kiriki nibatubwire nta kibazo. Natwirwanaho ishami rya M23 rikorera hariya mu Minembwe ryarabananiye, bavuga ati turabana birwanaho sha, ariko twarabananiye. Abarundi bakandiye he none se ahanga turimo kogeza? Nibatubwire nyine nta kibazo. Weya nihe bashi banahagazeho batangira gusheringa bakoresha ntuze barabatwika akabombe kamwe du, ariko se abantu baje umwana kadasya ntase ntavoma shabashya bashyira intambara hasi. Abarundi bakeneye kubaka igisirikare gishyashya, bagasenya icyo bafite bagakuraho bakubaka igisirikare gishya. Naguteye story kununga abadede baje bageze ku butegetsi, noneho bahita bafata ingabo zabo bashyiramo n'izindi bavanga na ex-FAB bano basirikare bo kwa muri prona nyine ya kera. Noneho buriya ngo n'abanyabwenge barabadede ntukabona ibyo bigiye kuri babikorana ubugoma, ariko ari abanyabwenge. Ngaho mudede yabagari n'uwe ex-FAB yakoresheje ishobora kwigira inshuti n'uwe ex-FAB wizeye isikama kiga mu Bubiligi kanyana kujya gagenda muvomaho ubwenge, kuko ibintu batari bazi no muri administration ngo gisirikare uko umuntu atambuka kuri gadovona uko bazamura idapo ko bari baje ari abantu bara nk'impezi vuye mu ishyamba, ku buryo umuntu yabaga ari komanda w'umwungirije ari mu ex-FAB bajya mureberaho shane bamaze kwiga no kubimenya, nubwo batangiye kubademobiliza we no kubirukangana no kujya gute no kubasuzugura no kujya gute nk'ibyo ngibyo. Urumva bafite imyubakire yo gukopera, ariko nibige ubu bagombye gukora experience mu ntambara mu 23 bakavuga bati basha niriye kosa twakoze Kamanyora kugira ngo twe kwigarurira n'ikindi igihe twasheringaga hariya babizimiriza mu kirere twakora iki? Kuko ibisirikare ku isi bigira departement de recherche, iyo niyo kwinegura no kugira gute ibyaha byo bakayifurira mu gikari. Igisirikare cy'ubundi gifite imyaka nka 30 iri imbere 20 ku isi irihuta uyu munsi, bashobora kuba bubatse igisirikare gikomeye, kuko muri intambara ntumva ibyo bavuga bagiye barwana pe za Ruvungi zagoranye kuvamo. Urumva uyu murongo abarundi bariho ubona ko ukunda kugurana bitandukanye nuko aba FARDC babirukanka. Abarundi bafite fondation bakubakira igisirikare kikazakomera, bagasabana amahugurwa ibihugu bituranye, bakavuga ati muze muhugurwe nk'abandi. Ibyo ni ibintu ntacyo bitwaye. Nandi mahugurwa naho bajya hose bafite utu experience bafite twa Central Africa twa Somalia ibyo byose babipfundikanya
ariko buriya no kubabwira batemera ntabwo baragira igisirikare kigezweho byabafata imyaka nka 20 badasinzira, kuko mu myaka 20 umumaze kugira abazamuka mu papeti generation zigize gute zihanahana amakuru, nk'ubu abana bavuye muri intambara bakavamo abakomandazi beza kuko bahanganye n'abasirikare bazi kurwana, sibyo? Gufata neza abasirikare biragendana nabyo. Ikindi kutihakana abantu bapfuye babo, sindabona Russia ifite igisirikare cya kabiri ku isi yihakana ingabo zabo, igisirikare Ukraine ifite abarundi kazi ba FDD FDD ibikona n'ibiswi byabyo, kute mwihakana abantu banyu bafashwe n'abarashwe. Israeli muramuka Caporal Charity wigeze gufatwa na Hamas, bamuburanye imyaka bigeza Washington Oslo n'ahandi hose, umurambo w'umusirikare wa Israeli kumutwara yaba n'umuturage mu byo muburana munamuburana, uri buko ubarutse kubaha basanga bababeshye bongera kurwana. Urumva yego mu byukuri twaje kwisanga ndi ari muri Afrika hari indangagaciro zihakana umuntu wohereze ku rugamba. Umuntu afite flag, numvise ministre avuga ngo ntiyabonye, niba ari ministre ngo ntiyabonye ngo aminamba zabo ngo zibyemeza n'iki bintu nk'ibyo ngibyo. Ba Merance waba ndi Scovia mama Scovia yasuraga muri M23 ntibavugaga amina matricule zabo, bakavuga batayo babagamo. Nese arakana kuri mu colonel warashwe atarashwe ari komanda witiye mu batayo ya Tafoke. None se kwanza intonde za Tafoke turazifite urutonde rwa Tafoke ya 8 turafite, iya 10 niba iya 10 n'iya 7 ni intonde zasohotse ku mwankoranya nyambaga n'ubu rwose umuntu nzishatse mari shivizanye nazibona. Naba nuko kugeza ku muntu wa nyuma manipa witerura imizigo ziri ikirango cy'ingabo z'u Burundi baraguha fagite urimo buriya barimo n'igisirikare cyane ntabwo gishobora kuzakomera mu gihe hakana abasirikare bafatiwe hanze n'abaharasiwe. Umwana wese azatinda kwinjiramo. Urashaka kuruhuka no kurara heza, gutungura umukunzi wawe mu bihe by'imboneka rimwe atazigera yibagirwa mu buzima? Igisubizo nta kindi ni Luna Residence Apartment. Iyi ni apartment iherereye Kagugu, ndetse by'akarusho tubafitiye n'ubusitani bwiza aho wicara witegeye Kigali. Badiaspora namwe muza mu Rwanda mwibaza aho mwarara, igisubizo twakibazaniye. Abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye ibyumba byinshi bitandukanye. Abibaza aho mwarira by'akarusho tubafitiye abashefu babizobereyemo ndetse babigize umwuga bidasabye ko mukora urugendo. Ku bindi bisobanuro wahamagara nimero 0783 4366 cyangwa 0795 88 5655.